Imana ikubwiye ikintu ukagikora, Imana nayo ikora icyo wayibwiye. Murimo muranyumva neza? Imana igiye kuba umugisha abadayimoni batavogera. Uwo mugisha uva mu mbaraga zo kwezwa. Iyo umugisha, reka nkubabwire, umugisha utarogwa n'abarozi batazashobora, ni ahantu hari kwezwa. Isiraheli harimo Imana ikomeye, yibuye mu ruhanga, Goliyati ava hasi, intsinzi birabonetse. Dawidi ati yewe Goliyati, uyu munsi ndakwereka yuko mu Bisiraheli harimo Imana ikomeye. Ibice 6 ku murongo w'9 hadukangurira, hatubwira yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Imana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro. Abakiranirwa batazaragwa, batazibeshya ubwami bw'Imana. Hakatubwira ngo ntimwishuke abajura, abasambanya, abahehesi, abanyazi n'abandi. Ariko hageze ku murongo wa 11 haraduhumuriza. Amen. Kandi bamwe muri twe twari muri babajura, bamwe muri twe twari muri babasinzi, bamwe muri twe twari muri babasambanyi, bamwe muri twe twari muri babanyazi, ariko turuhagirwa. Paulo
nyamara urupapuro rw'Uwiteka ruracyahagaze rwanditsweho ngo Uwiteka azabe Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imyemerere twakire n'umuyobozi wacu niba turigire hafi, hanyuma tumwakire, nitumara kumwakira nawe atwakire abashyitsi b'iteraniro ryose. Haleluya, haleluya. Haleluya. Twakire mu izina rya nde? Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe duhaye igitondo cyiza cy'umugisha cyarimo akavura kandi burya imvura nayo ni umugisha. Imana ishimwe, twakira Imana tuyikomera amashyi duhaye. Twakire korali wera bamaze kuturirimbira badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibahe batwaranije kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Twakire abakristo b'itorero bazindutse baza mu nzu y'Imana, namwe mugejuru abakristo mwese mugejuru dusuhuzanye turambuye ibiganza. Gatatu. Imana ibagirire neza. Twakiriye abadiyakoni namwe mwageze mu by'Imana, turambura ibiganza dusuhuze iteraniro. Yego. Gatatu. Haleluya. Imana ibahe murakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Twakiriye abaririmbyi baririmba mu yandi makorali atari korali wera yaririmbye gusa, abaririmbyi mu bujejuru namwe mudusuhuze. Imana ibahe umugisha rwose, mwatwaranije namwe murambura ibiganza dusuhuzanye. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye abafatanyabikorwa bandi bature ndetse n'abahetsi mwagize umugisha wo kuboneka mu nzu y'Imana, tubagurikira icyarimwe dusuhuze iteraniro. Gatatu. Haleluya. Amen. Mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Twakiriye abashyitsi turi kumwe, mwazindutse mukaza mu nzu y'Imana, waba udaheruka kuboneka muri nibature, ariko Imana ikaba yakugiriye neza ukaba wabonetse, waba waturutse mu yandi matorero, barahari ngo tubakire abashyitsi. Mukomeje kuhagarara, ndagira ngo tubahe akanya mudusuhuze mutwibwire. Yego. Mbere hariya murangururijwe mutwibwire. Haleluya. Amen. cyane nawe turi kumva baturutse Icyango. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nta wundi mushyitsi waba usigaye ngo nawe tumwakire tubone ubwakira abandi, ibyo zana ari ubwa mbere. Yego, twibwire. Amen. Yego.
asengera ku itorero rya Muhima. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Gihogwe turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abashyitsi bacu mwicare mugubwe neza kandi ntimukabure muri bakozi b'Imana turi kumwe hariya. Twakire Fista dusuhuze. Haleluya, haleluya. Amen. Yego twakire umuyobozi wa gahunda dusuhuze. Haleluya. Amen. Twakire madama dusuhuze. Amen. Yego Imana yacu ishimwe. Twakiriye umubyeyi wacu nawe dusuhuze Pastor Karekezi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. By'umwihariko kandi turi kumwe n'umushumba Elias amaze iminsi atuganiriza ijambo ry'Imana kandi twaguwe neza, yatuzaniye n'abashyitsi uko bukeye n'uko bwije agenda tuzanira turarikira abashyitsi. Reka musabe yadusuhuze twereke n'abashyitsi kandi yatuzaniye. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Turi kumwe n'abagore bacu bakuru yafatanye by'umwihariko n'umuyobozi w'igihugu yabuze umusabe cyangwa se umusabe w'igihugu, hanyuma akomeze anatwakira nanone n'abandi bajyanama bakuru bafatanye. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Amazina nitwa Kagakoro Rugudiyakoni. Itorero rya Kiyovu abasemu. Nazanye n'abadamu rero nawe reka umwakire. Abasemu. Amen. Nawe ni umukaruberi. Alfa Karuberi turabwira. Turi kumwe kandi n'uwitwa Ayiname Agnes nawe nawe abasuhuza. Haleluya. Amen. Turi kumwe kandi n'umusaza Karangwa Mbere waririwe Yesu akaba yaramugize intama. Haleluya. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Nawe n'umuririmbyi muri korali abazi mu itorero rya Kiyovu. Yesu n'abamuzi. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. by'umwihariko turi kumwe n'umushumba wacu umuyobozi w'ivugabutumwa muri ADEPR yongeye kudutekerezaho arazinduka aza kubana natwe. Reka dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo dukomere Imana amashyi. Haleluya. Amen. Yego twese duhaguruke rero muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana turambura ibiganza dusuhuzanye. Yego gatatu bakaze neza bene data Imana ibamugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Tugire gutya turaba duhoberanye ariko uwo mwicaranye wamusuhuza ukamubwira ngo Imana ibamugisha, utamukozeho ariko ukamubwira Imana ibamugisha, kumvira ijambo ryiza cyane muri iki gitondo. Imana ikwishimire. arakoze umuyobozi wacu. Hanyuma mureke twakire korali igire hafi ya kira abashyitsi n'iterambere ryose. Karibu korali. Igihugu cy'Abafilisitiya hari umugabo w'Imana yari yarigize igihangange bose bakamutinya.
Thank you.
nimuguma muri njye nanjye nzaguma muri mwe. Ni ukuvuga ngo umubare w'ibanga ni ukuguma muri Yesu. Niwo mubare w'ibanga ni ukuguma muri we. Ibintu byose bikagira gute? Bikaza. Haleluya, haleluya. Unyemerere duhaguruke dusenge Imana, hanyuma twakire umuyobozi wa Karumeli asenga Imana, twakire umushumba utwigisha yegere hafi, hanyuma dusuhuze aze kutugera ikaze n'umushumba wacu muri Karumeli. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'icyubahiro, igitondo cya none twongeye kugushima, tugushimira ubuntu bwawe. Twebwe abacukuje amaraso yawe ku musaraba i Golgotha, uyu munsi muri iyi nibature turagushimye ukugira neza. Haleluya. Amen. Uyu mwanya umukozi wawe agiye guhagarara aha, hagiye kukuvugira Mana, turamwingingiye kugira ngo Umwuka Wera amuzeho, maze Mana ufate ku byawe umuhe abashe guhaza ubwoko bwawe wacunguwe. Urakoze Kristo kukumvisha gusenga kwacu, tugukomeye abakiranirwa batazaragwa batazibeshya ubwami bw'Imana. Hakatugira ngo ntimwishuke abajura basambanya bahehese abanyazi n'abandi, ariko hageze ku murongo wa 11 haraduhumuriza ubutabera. Amen. Kandi bamwe muri twe twari muri ba bajura, bamwe muri twe twari muri ba basinzi, bamwe muri twe twari muri ba basambanyi, bamwe muri twe twari muri ba banyazi, ariko turuhagirwa. Aya maraso ya Kristo ongera umukomera amashyi. Munsi wa kabiri twaganiriye ku magambo ari mu Migani 18:17 hatubwira ngo nkunda bankunda kandi abanshaka umwete
bazamubona. Amen. Ongera umukomera amashyi wenda. Twaganiriye ku mugabo bita Samusoni ibice 15 abacamanza umurongo wa 15 haratubwira ngo ikigendererwa cyari gihari abantu bataye intwaro zabo, ariko Samusoni ngafata urugufa urwasaya rw'ingo yashatse Uwiteka, ariko igihe kigeze aracogora. Abantu muri iyi minsi baracogoye, afata urwasaya rukubita abantu 1000 barapfa, ariko urwo rwasaya rwarangije ararujugunya. Genzura neza, dukurikizaho amagambo wera bamaze kuyavuga muri Samuel wa mbere bice 12 umurongo wa 51 haratubwira ngo iki ngo bita Dawidi aravuduka. Haleluya! Dawidi aravuduka. Haleluya! Akimara kuvuduka asingirwa bita Goliyati, amaze kumugarikaza n'igihanga mu Bisirayeli. Mana yashimishije kandi tugutamere. Tugutamere. Haleluya, haleluya. Mana yakiriye amahoro. Tugutamere. Aha, subundi washaka sinarangiza nkarekera nka kigushubone kuko ndabizi ndamukunda arankunda, twarabanye icyumwe byutse bukomeye, ibi byose arabitegurira by'impinduka by'inyubako iwacu byose bise umushumba nuko Imana Imana yatunishije. Naje muri aya masengesho rero mfite intego, ndavuga abakatolike baraje, mwabonye abashyitsi barenga 5-6 baje nyuma, ariko naravuze ngo tuzajye kuyarangiza habonetse n'umuyisilamu. Wakomeye Imana haguruka irani muherere situa kandi ngo yaje. Haleluya. Amen. Kwifatanya nawe. Haleluya. Nicyo ba oya hari ntawe wenda ndeke arasiga 99 ajya gushaka iki? Ubuse tuvuga iki? Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 6 n'uwa 7 hanyuma mwakiremo umushumba wanje, hanyuma dusenga Imana aza komeze atuganiriza. Kandi ikindi muzi ko dufite intego muri aya masengesho umushumba wacu Imana yahishuremo abantu babana badasezerana, ariko tubona couple nyinshi, tubona abantu bakaba muri 20 uko bukeye tugenda tubona abantu kandi n'ubu hano baracyarimo n'ubundi, ariko intego ni yindi bari buze gusigara tubaganirize. Noneho abo gusezeranya mushumba muzaduha uburyo, muraduha uburyo, noneho tubarambike ibiganza mu izina ryane. Abajya muri leta mu nzego bwite za leta tubajyane, abo mwitorera bujuje ibyangombwa tubasezeranye, kuko nta mpamvu. Mwongere mukomere Imana mu kibuga. Turatubwiye ngo icy'Abaroma ibice 2. Ntabwo nshaka gutinda ngo kuko Imana izitura ugutamera umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute kwari ukugenzura neza. Oya njyewe imvura ntabwo ari dutangiye narabwe ngo mu mvura n'izuba. Oya niba twumva imigisha yo mu gakiza, niba twumva aho umwami yadukuri, ariko noneho mwito ngo Imana iratubwiye ngo umuntu wese izamwitora bikurikije uko yagize gute, kuko Imana izitura ibihwanye n'ibyo wagize gute. 7 hakavangwa abashaka rya jambo riragarutse, ubwiza icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza batagira gute. Izabitura iki? Ejo tuzakomereza aho ngaho, tuzakomereza kuri iriya ndirimbo. Niba turi abasirikare ba Kristo ntabwo tugomba gukangwa n'imvura n'izuba, oya ahubwo mureke tuba abasirikare beza ba Kristo. Ndashoje umugabo umwe w'umukire yari afite igikingi,
none harangije ashyiramo abakozi ngira ngo wenda yari yarahingishije ibigori kandi byinshi ariko bigeze ngo ku musozo abwira buri muntu wese wamukoreye niba ari abakozi ijana ati mugende mujye mu murima bari biriwe batunda kandi hakaba n'umugabo ngo wiriwe atunda ibigori byinshi ahambira byinshi ariko bigeze ku mugoroba agiye guhemba aravuga ati buri muntu wese rero agenda ituru ya nyuma hanyuma ze mbahembe wakibwira ko ari amafaranga ari ibindi ari bubahembe birangije rero ku munota wa nyuma ati buri muntu wese n'umutwaro we agenda wegameho ariko wa mugabo watunze byinshi guhera mu gitondo kugera nimugoroba aragenda ahambiramo ibigori bya bishagashaga by'ibintu kandi yagiye guhahira umuryango arangije rero bavuze ngo begeke hariya buri muntu wese yegame ku mutwaro we wa mugabo bitangira kumukubita mu mutima nyir'umurima rero shebuja w'umukire arangira avuga ati buri muntu wese rero icyo agiye kubahemba ni uko buri muntu wese atwara umutwaro we akajya kugaburira iki wa wundi w'umutwaro w'umufuka w'ibishogoshogo hajya ugaragara ndagira ngo dufate akanya dusenga Imana bene data abakozi b'Imana ari ku irembo umwami araje kandi araje aje guhemba ndagira ngo twe gushyira imvura imbere ahubwo turukire intego yacu vuga amen Kristo tubugira ubwa mbere icya kabiri mureke tumenye icyo bita icyerekezo cy'itorero ryacu ya ADPS tumenye icyerekezo tumenye intego yacu tumenye indangagaciro zacu niba icyerekezo cyacu ni uguhindura abantu ariko tukabahindura mu buryo bugize gute Mana turagushimiye kandi turaguhimbaza turagushimiye kuri aha hantu turagushimiye kuko wongeye kuvugana natwe uratubwiye ngo uzitura haleluya 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 uzitura ibihwanye n'ibyo umuntu yagize gute yakoze ababyeyi turi imbere yawe abagabo turi imbere yawe Mana yacu dusabiye umukozi wawe arahagurutse hagurukana nawe Mana turagushimiye ko ubyumvishe kandi bikoze nk'Imana byose ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo abambwe tubisabe ubuntu urakoze amina karibu Haleluya amen nazindutse nje kugira ngo dufatanye gushima Imana yacu ni Imana itabeshya ibyo byaravuzwe bivugwa na marayika kandi ubutumwa marayika yabwiye Mariya bwari ubw'ukuri aramubwira ngo uko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere amen ibyo byavuye mu ijuru ntabwo ari abantu babyivugiye Imana yivuze ijambo iraririnda kugeza irishoje amen hanyuma rero ngiye mbona amakuru yaba ari Danieli kuyobora niba turi hano akomeza agenda ambwira ibintu biri hano ndamubwira rero nanjye Imana izamfashe imbabarire nanjye mpagere hanyuma mama Rayisa na konsore baza no kunsura mu rugo baravuga ibintu none nazasigara ko ndavuga nanjye ngomba kubyuka nkaza nirukana mu mpera Imana amashyire ndashaka kugira ngo muri iyi ntego y'iki cyumweru dusome ijambo riri hano muri Yosuwa hanyuma dusenga Imana Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 5 ndabona muri iteraniro hari ibintu bikomeye bigiye gukoreka Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 5 haravuga ngo Yosuwa igice cya 3 umurongo wa kangahe nababwiye wa 5 haravuga ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe mwikirize cyane muti amen mwiyeze kubera ko ejo bavuze ejo byavuzwe ejo mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe
Imana ihimbazwe cyane. Amen. Buriya ngiye kubabaza ikibazo ariko ndumva nizera ko mugitsinda mwese kandi ndabasabira umugisha. Ari igitangaza no kwezwa abanza iki? Ari igitangaza no kwezwa igikuru ni ikihe? Muratsinze. Ni kuvuga ngo ubwo mwese murimutse mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Nta muntu n'umwe uzakubeshya warageze muri iri teraniro. Ntawe uzakubwira ngo ngwino wakira igitangaza atabanje kukubwira kwezi. Uwo muntu uzamubwira yuko yabicuritse. Kwezi 2000 na kangahe nta n'ibibazo biratuzaho n'izuba ritaragwa hari n'amafu meza. Nta n'umuntu urananirwa, nta n'uratubwira ibigambo bibi. Tumenye ko kwezwa ariko kwanza. Hanyuma Imana igakora ibiki? Ibitangaza. Duha Imana amashi. Hano hari ubwiza bw'Imana bwinshi. Ngiye gutera haleluya. Haleluya! Haleluya! Niba mushaka ibitangaza, niba mushaka Imana kwikora, ni Yesu. Imana nayo irahari gukora. Kandi ngiye kureba nsanga no kukwezwa Imana nayo yakugizemo uruhare, ni nayo itweze. Nuvuga ngo irahari nanone ngo imbabazi ziduhe, ahubwo ni twebwe twirangara, ni twebwe tubyice. Nk'ubu ndimo ndareba ibitangaza bizaba ahangaha, hano habaye ubukwe. Niba se buzaba muri niba turi, buzaba nimugoroba, buzaba ryari, ni muri niba turese narese busibo, ibintu byose muzabishyira muri niba turi. Niba nasanze ibintu byo muri niba turi byose byoroha, kuko ntabwo bigora n'abantu basuzugura n'abibone ntibabona uko babizamo, kuko bisaba abantu bazi icyo kibaza. Zaba ndeba ubukwe bwa saa 12 na reception ubwo ni mu masaha moya saa 2 ugahita utahana umugeni wawe twabirangije no kutwikura. Kutwikurura ni iki se ko nabyo nabimenye? Kutwikurura ni ijambo. Umukuru w'umuryango avuga ijambo ati ubu rero turaba twikuruye mujye ku kazi u Rwanda rwacu rwateye. Ubwo tukaba nabwacu hanyuma abapasitoro ibiganza byacu ntibisaba umugisha, none turabigendana. None se umugisha bawusaba nimugoroba na mu gitondo barawusaba. Ahubwo mwebwe niba muzi ubwenge mwiyeze Imana izakora ibitangaza. Nge nabwiye abantu ndababwira nk'ubu murashaka Imana ngo ikore ibitangaza kandi babwira kwihana mukanga, ikubwira gutunganya ibintu bidatunganye ntiwumve. None se Imana izanyura hehe ije gukora ibitangaza iwawe? Ndashimira rero aba bagabo bahishuriwe kavuga ati uyu mugore ngewe naracitswe, hari ubukwe tutakoze ariko ndumva Imana ibintu bitari mu murongo yabishyirira mu murongo. Umuntu ukavuga uti ubu ngubu ngiye kwihana ibyaha byose nakoze, mbisaba Imana imbabazi, hanyuma Imana yacu nayo izaduha umugisha. Iyo uciye muri iyo nzira mu ijuru bahita baterana bati avuze ngo cyuwo mugabo aravuze ngo nazongera kubwira nabo umugore. Imana iti none se kuki muterese no muhimbara? Mu ijuru hari marayika utanga imbaraga. Kambabwire n'ikindi muzitaho, muzite no kutuntu dutoya, mwite no kuri gahunda zo mu rusengero, mwite no ku migenzo, nk'ubu korale, mwite ku gusengeshereza abana, mbega ibintu byose mubyiteho Imana izabamugisha.
hari umuryango bari bafite umwana agahora arira yaranze guceceka. Ikintu cyose bavuze umwana niyumva ugakarira, umumama ati umutwe, umugabo ati umutwe, barangije bumva ijwi. Cyari uyu mwana mumaze kumubyara, mwigeze mushima Imana mu rusengero? Baravuga bati ntabwo twashimye, twagize ubwoba ko tubataduha umwanya ku rusengero, ikindi turacyegeranya amaturo. Bumva ijwi. Ubu ibintu byose Imana yabahaye muracyegeranya ituro, mwagiye mugashima Imana mu rusengero. Cyakabiri, uyu mwana mumaze kumubyara, mwigeze mumujyana mu rusengero gushima Imana ngo mumuhe abapasiteri bamusengere, hanyuma umwana nawe abe umukristo wakiriwe mu bana basengewe, hanyuma azajya mu ishuri ry'icyumweru, ave mu ishuri ry'icyumweru yige, azabatizwe, mwaramuhaye Imana akiri muto? Bati ibyo ntabyo twakoze. None se ko ibyo mutabikoze mugahora musenga ngo mbakirize umwana, ubwo kuki mwebwe mutubahirije ibyo? Umugabo n'umugore bakora inama, tuyu mwana mwareka tukamujyana mu rusengero. Baramuzana ku rusengero ku igaburo ryera, baramusengesha. Umwana bamusabira umugisha abapasiteri. Muzi byabaye? Muzi byabaye? Ntarabivuga mu Imana amashyi. Baratashe bagira ngo batahanye undi mwana utari wa wundi basangamo. Iryo joro yaryamye nk'umubarika, ntiyongera kurwara, ntiyongera no kuba. Baramureba bati ni wowe wajya kuba ahangaha? Umwana bakabona niwe. None se kutakiri umwana ntavuge ko yaracyari muto? Ni iki byabaye? Umugore niwe wabwiye umugabo ati uribuka yuko twamusengeje? Uribuka ko umwana asengeye? Kuva gisengerwa ntibyongeye. Iyi Imana ikubwiye ikintu ukagikora, Imana nayo ikora icyo wayibwiye. Murimo muranyumva neza? Imana igiye kuba umugisha abadayimoni batavogera. Uwo mugisha uva mu mbaraga zo kwezwa. Iyo umugisha, reka nkubabwire, umugisha utarogwa n'abarozi batazashobora, ni ahantu hari kwezwa. N'umuntu araharasa, iyo aharashe aho kugira ngo hagwe isasu rihinduka amabombo n'amashokora. Mu mbaraga zo kwezwa Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Tuzaburiya Baramu yagiye kuvuma Abayisiraheli asanga bari kwezwa. Umuvumo ntiwigeze ufata. Yaravuze ngo navumane ab'Imana, narakarira n'Imana. Nagira ngo dusenge Imana muri iri teraniro. Mbasabe muhaguruke dusabe Imana kwezwa. Dusabe Imana kwezwa. Hanyuma ahangaha imbere ndararika abantu baba bari inyuma y'itora. Umuntu waba atarya igaburo ryera, n'umuntu ushaka kwakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza, wumva ashaka kwezwa, hanyuma nawe Imana igakora igitangaza. Yaba arimo ngo azamure ikiganza gutya, hari umwe, hari uwa kabiri, hari uwa gatatu, hari uwa kane. Nababonye rero, nimuze mukizwe n'amavi, mupfukame hano, mwezwe, hanyuma Imana nayo izakora ibyayo. Sabe basebeye hafi n'abari abayobozi mwese uko muri aho ngaho ku ruhimbi, cyakuceje ku ruhimbi kirahari. Ngwino dusenge. Kuki utagiye mu iteraniro no kuvuga ko Imana kugize umuyobozi? Ngwino dusenge Imana. Duhe Imana amashyi ku bw'aba bantu. Mana data wa twese Urakoze mwami w'abantu. Urambuye ibiganza kuri aba bantu. Urakoze nyir'ububasha. Aba ni abantu biremeye kugira ngo bakore umurimo wawe. Bibiliya iratubwiye ngo twiyeze ejo uzakweza. Ndagushimiye Mana, ureba ibi biganza uko bingana, ureba abana amasengesho bangana gutya, ureba twese tuvuge ngo Yesu ni umwami. Muhaguruke tubivuge muhagaze, mubivuge gatatu. Yesu ni umwami, musubiremo. Ongera
Jesus is the king. Hari abacikanywe bashaka nabo kuzasezerana batarasezerana. Ushobora kuba waje uri umugabo cyangwa uri umugore ariko uziko nawe utarasezerana, ariko utari mu baje mbere. Hari urimo ngo twiyereke nawe tumushyire ku bandi tutazacikanwa. Ndabona haje hari undi wa kabiri, hari undi ntazagire n'umukikano. Rero ngo aya ni amahirwe, sibyo ra? ababyiyemeje mbere namwe murahari. Muzamure turebe uko mungana. Ababyiyemeje mbere ndabona mukiri benshi. Noneho rero reka uyu nguyu abari batwakira nonaha tumusengere, hanyuma abandi turaza gusigara nk'uko babitubwiye. Ngwino nabo tukwakire, muhaguruke tumwakire. Oh, haje n'undi. Uyu ni madamu wawe. Yo, muhobe. Ayume, kuvuga ndabona zakuza. Muri ibintu byose biba mu nzu y'Imana, bibera mu nzu y'Imana, Imana ibifite impamvu ibikoze. Hallelujah! Ntabwo twari tuzi ko umushumba azazana ariya magambo, ririya yerekwa azarizana, ntabyo twari tuzi. Ariko Imana yacu ije ejo hazaza. Ushobora kuba umaze iminsi wibaza se ubukwe zakora ubukwe ngo mbyaye abana 3, 4, 5, uyu mugabo tudasezeranye ko tudasezerana, bagenda bavuga ngo mu mufuka ntaho nta kigenda, dore sare zirahenda, dore imyenda irahenda, dore kwakira abashyitsi birahenda, bizagenda bite? None Imana iciye inzira. Amen. Hallelujah! Imana iciye inzira. Hari abantu bashubirije ibyifuzo bari bareba uko bizagenda bite? Zasezera yakuzikurira uzukurira uruhimbi, uzi kudasezeranye n'umutware wose ejo yigiriye gutya akibonera indi nkumi akagenda agasezerana. Araza kandi abashumba bakamusezeranya, aravuga ati njye navuye mu busambanyi, umugore ndashaka kugira ngo umukobwa dusezerane. Araza hano bakamusezeranya, akavuga ati njye navuye mu busambanyi, njye naje gusezerana. Ariko Imana yacu, haleluya, ntabwo izagenda mu mwenda. Cyane no bimumba y'amatwi n'ubu Imana irimo kugenda isubiza abantu, isubiza ibyifuzo by'abantu muri niba turi. Imana yacu ishimwe, yahinduye umuvuno Imana. Haleluya! Abantu babona bisuzuguritse, abantu batumva neza, iguhera ahantu nta mwanya afite. Ariko mubyumve bibiri cyane, munabirebe cyane burya Imana iri kugenda ikora biteye ubwoba. Mu kanya rero babandi bo twamaze kwandika bifuza gusezerana, yaba mu murenge yaba mu itorero, muze turahurira hariya tubakire, tuganire, ubundi dushyire muri gahunda uko ibintu bizaba bimeze. Kuwa gatandatu azaba ari umunezero. Ubukwe n'ubwa ture, wowe wicaye warasezeranye, waratwerewe, baragutwerera, abantu baragushyigikira, babonaga nta intwererano yava, babonaga ntacyo uzaha abantu muri reception, nawe uzazane intwererano utwerere bene so muri niba ture. Imana yakishimye. Ubundi dukore ikirori, gati zaba ihari, fanta zizaba zihari, ibintu byose bizaba bihari, korali zizaba zihari, mbese urusengero ruzaba rwuzuye. Nimukererwa ntabwo muzabona kwicara. Oh, haleluya! Guhera kuwa mbere tuzabinoza neza, tuzagenda tubishyira mu buryo bitewe n'abazaba bemeye bujuje ibisabwa kugira ngo tubasezeranye. Imana yakishimye. Imana rero itanga umugisha kuri korali wera, itanga umugisha ku bashyitsi bacu. Groupe Alpha Carmel murabona ko bahagurutse baje gukorera Imana. Ibi bitondo mubona bazinduka baza biyongera, bakomeza biyongera, hari ikintu Imana yashatse. Haleluya! Amen. Gake twakira amagurupe nkariya tugakomeza kubana nabo, haza rimwe cyangwa kabiri, ubundi bikarangira gutyo. Ariko murabona ibyumweru 2 byose tuzabimarana.
babufiteho ibanga rikomeye, ishurirwa rikomeye. Ibi birori bya mu gitondo babifiteho ishurirwa rikomeye. Niyo mpamvu ubona badasiba hano ko bukeye nuko bwije Imana igenda ibongera. Iki kirori rero kizaba giteye ubwoba. Imana bamugisha, twabasaba umugisha Alpha Carmel, Imana bamugisha cyane, Imana bishimire ningo n'abandi bazaza. Ubukwe ntabwo ari ubwawe, ntabwo mbese hari abantu Imana yahamagaye kugira ngo bakore ubukwe hano, kugira ngo bakoreshereze abantu b'Imana ubukwe bave mu rungabanga. Imana bamugisha ra, Imana bagerageza. Umushumba wacu tugire gute? Tumusaba umugisha, umushumba Rudasigwa aradukunda, ni inshuti yacu, ni umushumba wacu ariko ukunda kuba mu ntama. Icyo mukunda rero ni uko akunda kubana n'abantu boroheje natwe, baciye bugufi natwe, akatwikundira rata, akazinduka gutya yizira mu ntama zoroheje za mu gitondo, nta matiku tugira, nta kiriwa, turoroshye. Imana yagiye igenda igira ibintu bisemplifiya. Imana imuhe umugisha. Haleluya, amen. Twese rero Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu muhungu wacu nawe mujye mumusabira umugisha. Mwabonye ko nawe yabyungukiyemo muri Nibature, yatangiye kudufatira amafoto adakijijwe, ariko Imana yamuhera agakiza. Umuhungu wanjye rwose, umuhungu wanjye, Imana imuhe umugisha kandi Imana izakugeza kure cyane. Reka tujye ejuru, turi kumwe n'umushumba wacu, umushumba Rudasigwa, muze musabire umugisha izi ntama, babandi tuza kuganira musigare kugira ngo ibintu byose tubishyire muri gahunda neza. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Wafotora ibintu ntukizwe koko. Wafotora bino bintu buri gihe ukomeza unkamera ntukizwe. Yarakijijwe, duha Imana amashyi we. Uzakora ubukwe ivuga ngo yego. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo dushimire ubu bufatanye, buriya ubufatanye nibwo gukora ibitangaza. Ndashimira pasiteri uri kwigisha inyigisho n'abantu bagendana n'iriya gurupe bakorana umurimo w'Imana. Imana izabaha umugisha, ibambutse amaparuwasi n'amaparuwasi, bajyane no mu gihugu. Ubutumwa muzabuvane i Gasave mu bujyane n'ahandi, hari n'ahandi bukenewe. Narindi mumbwira umushumba, ndamubwira ndetse kuki wahanuye biriya, kuki wabwiye abantu gushaka Imana bigishoboka, kwezwa no gushyira ibintu mu murongo no kwihananya Imana ikagira neza. Kuki aribwo buhanuzi yazanye? Kuki yavuze gusezerana aba bana badasezeranye? Wasanga hari ikindi kintu kizabikurikira kiri inyuma. Kuki aribwo buhanuzi yahanuye mu biha agaciro kabyo. Murimo murabyumva torero ry'Imana. Nandi mumubwira ngo irijwi rishobora kuvugwa nonaha mukazongera kuryumva hashize nk'imyaka 10 hano i Gasave. Ubundi ukongera ugategereza ngo muri aho ikindi cyumweru bazongera babivuge, ugategereza ugaheba, kubera ko amahirwe yaraje ari wowe ubibwirwa ugira ngo bari kubwira abandi kandi yari wowe. Ikindi shaka kubabwira, Imana ibana n'abantu biyoroshya. Niwishyira hejuru birapfa, nujya muri logike birapfa, nutekereza utuntu twinshi, ngo invitation, ngo abo mu muryango, ngo abakure bage message babwire ngo Imana yambwiye ngo nkore ubukwe. Si WhatsApp se babisome, ubundi uzabaha amafoto baze baguhembe mu rugo. Nagira ngo mbabwire ngo ntubikineho, Imana izabana